bayobozi mu nzego zitandukanye zo muri aka karere ka Nyamagabe ndetse n'ahandi, batumirwa, abaduherekeje, abafite imiryango yiciwe hano mu Cyanika n'ahandi hatandukanye mu karere ka Nyamagabe, ndabanza kwihanganisha mwese abibuka ababyeyi, abibuka abana, abibuka abo mwashakanye, abavandimwe, inshuti bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ndashimira kandi mutangabuhamya Esperance Mukamana ubuhamya waduhaye, kimwe n'abandi bacitse ku icumu mwese muri aha ngaha mukomere. Ndanashimira Muhanzi Bono umaze kuturirimbira, ndetse n'amashami yashibutse ku batutsi bacitse ku icumu, biratanga icyizere cy'ejo hazaza heza. Hari ikibazo abantu bajya bibaza ariko bamwe bagatinya no kugisubiza, ariko gikenewe gusobanuka. Bati ko muvuga jenoside yakorewe abatutsi yakozwe nande? Nibyo, ntabwo abatutsi biyishe. Abatutsi bishwe n'abahutu, abahutu b'intagondwa bateguwe na leta, bigishijwe na leta. Kugira ngo abahutu rero b'intagondwa kandi benshi bahitemo ubuhezanguni, bahitemo kwica abo baturanye, kwica abo mu muryango wabo, mutangabuhamya Esperance yagiye abivugaho, nuko bifite inkomoko. Urwango rwigishijwe na leta rubwira abahutu yuko bagomba kwanga abatutsi kandi bakabica, abatutsi no bakagirwa baruvumwa, bakagirwa abanzi. Rufite igihe rwatangiriye, uburyo bwigishijwemo n'impamvu yatumye abahutu benshi bemera bagahinduka abicanyi. Umwanya nk'uyu rero ni uwo kugira ngo dusobanure bimwe bikeya by'ingenzi byaranze ayo mateka, kugira ngo bifashe abakuru guhinduka koko. Hano nahoze nitegereza, nubwo twicaye ahantu hagari, nkabona bamwe mu bajenosideri barangije igihano cyabo, bari mu miryango yabo, bafite babanye n'abagabo babo cyangwa abagore babo, bari mu bana babo, bari no mu buzukuru babo. Baje bari mu muryango nyarwanda wabakiriye, bo barasanga imiryango, ariko hari imiryango yindi myinshi barimbuye. Umwanya nk'uyu rero wo kugaruka ku mateka no kugira ngo abo nabo bibaze, bongere babe abantu, cyangwa se bagerageze kuba abantu nyabantu, kuko sinzi niba barigeze kuba abantu. Aka karere ka Nyamagabe by'umwihariko uyu murenge wa Cyanika, akarere kari mu naka kabiri mu kiciwe imiryango myinshi y'abatutsi yazimye yamenyekanye. Naka kabiri mu gihugu, abantu bamenyekanye 5790 bishwe barazima. Birabereka akazi kabi, ubugome abajenosideri bakoresheje jenoside hano mu Cyanika. Iyo urebye yari prefegitura ya Gikongoro muri rusange, nuzi ko prefegitura ya Gikongoro yagabanyijwe mu turere tubiri, Nyamagabe na Nyaruguru, uretse komine Kinyamakara yagiye Huye n'igice kimwe cya komine Rukondo byagiye Nyanza. Ariko akarere ka Nyamagabe na ka Nyaruguru twombi twari muri Gikongoro, dufite imiryango y'abatutsi yazimye yamenyekanye igizwe n'abantu 8379. 8,000. Abo bana abantu benshi kandi nabamenyekanye, bo n'abatutsi bishwe n'abagenzi babo. Uyu mwanya rero ibyo ngiye kubabwira ni ukugira ngo mwumve inkomoko y'urwo rwango, kandi abakirufite batandukane narwo, kuko nabo bihemukira.
ariko reka mpere ku byiza kuko ntabwo hano haranzwe n'ibibi gusa. Aha turi mu Cyanika yahoze ari susheferi ya Cyanika, nkoresha amazina ya kera, yari muri sheferi y'Ubufundu, ubwo ni nko kuvuga segiteri ndetse n'akarere. Aha hari Ubufundu, bukaba muri teritwari ya Strida. Teritwari ubwo ni nk'intara. Strida yageraga icyicaro i Butare. Aho inyuma yanjye mwiriya misozi mureba ku batahazi n'Ubunyambiriri, sheferi y'Ubunyambiriri yo yari muri teritwari ya Nyanza. Teritwari ya Nyanza n'iya Strida zari zimwe muri teritwari z'u Rwanda zari zifite umubare w'abatutsi benshi kugeza mu mwaka wa 1959. Yewe iyo wongeyemo ahabaye Kibuye niko gace k'u Rwanda karimo umubare w'abatutsi benshi, Butare, Gikongoro, Kibuye. Ibyo rero byatumye mu mwaka wa 1959 mbere yo gutangiza ubwicanyi, leta ishyiraho gahunda yo kugira ngo ndaza kubisobanura neza mu kanya kaza imbere, yo kugira ngo uwo mubare w'abatutsi bawugabanye. Kugabanya habayemo kubica, ariko habamo no kubimura ku gahato. Ariko kugira ngo binashoboke, abo batutsi bari batuye Ubufundu, Ubunyambiriri, teritwari ya Nyanza n'iya Strida muri rusange, amashyaka ya politike ashinzwe mu kwezi kwa kabiri 1959, niho amashyaka ya politike yagiyeho abantu benshi cyane bo mu izo teritwari ebyiri, harimo na hano mu Bufundu mu Cyanika, bayobotse ishyaka rya UNAR. Icyo ni ngombwa kugira ngo abatabizi mubimenye. Ishyaka rya UNAR rero ryari ishyaka rigizwe cyane cyane n'abize, abenshi bari barize mu ishuri ry'indatwa rya Groupe Scolaire Butare. Ariko icyarirangaga cya mbere gitandukanya UNAR n'andi mashyaka, UNAR yari igizwe n'abahutu n'abatutsi rwose, guhera no mu nzego z'ubuyobozi bw'ishyaka rya UNAR niryo shyaka ryari rifite abahutu n'abatutsi bafatanyije. Parmi hutu yari igizwe n'abahutu gusa, Aprosoma nayo nuko. Kugira ngo umuntu umve ko ari byo, uretse ko nubundi sinaza hanje kubeshya, umuyobozi mukuru wa UNAR, perezida waryo François Rukeba niko yitwaga. François Rukeba yari umuhutu avuka mu Kinyaga, ubwo ni mu karere ka Rusizi na Nyamasheke. Uwari umwungirije vice perezida wa mbere Komerebero nawe yari umuhutu avuka i Butare. Umunyamabanga mukuru wa UNAR Michel Rwagasana nawe yari umuhutu, akaba mwene se wa Kayibanda avuka i Gitarama. Reka mbendekeye aho ngaho. Murumva ko mu buyobozi bwa UNAR ubwayo hari mu bumwe, kandi na UNAR nicyo yaharaniraga. No mu nyito yayo UNAR bivuga ishyaka ry'abashyira hamwe b'Abanyarwanda. Byatumye rero UNAR yiganza ahangaha muri aka karere. No kugira ngo bayiyoboke ku bwinshi, byaturukaga no ku bashefu bayoboye Ubufundu. Mu bashefu bayoboye Ubufundu abamenyekanye cyane ni babiri, Shefu Semugeshi na Shefu Rutarimara. Shefu Semugeshi yayoboye hano imyaka 12 kuva mu mwaka wa 1932 kugeza mu mwaka wa 1943. Yateje imbere Ubufundu cyane mu bikorwa byinshi. Ngiye kubaha ingero. Icyambere no guteza imbere ubukungu bwa bose, bw'abaturage bose, icyo mu gifate, kutarobanura abahutu n'abatutsi. Urwo rw'ubukungu, Shefu Semugeshi yateje imbere ubworozi bw'inka. Abaturage babona amashyo, abadafite inka abandi bakaboroza bagakira, ku buryo nawe ubwe yarazamutse abo mukungu agira inka 3,400 zari mu mashyo 18. Icyo ni kimwe. Tugiye mu gutura heza, mu miturire, Shefu Semugeshi niwe wa mbere waciye inzu zishakaje ibyatsi, kuko kera hari inzu z'ibyatsi kuva ku gasongero kugeza ku butaka. Icyo gihe ni kububakaga. Shefu Semugeshi rero yatanze itegeko yuko hasi bagomba kujya bashinga ibiti bakubaka n'ibyondo. Noneho ibyondo byamara kuma
bakazabisiga ingwa zikaba umweru, ibyatsi bigasigara ku gasongero gusa. Ku misozi iri hano ibumoso bwanjye ahitwa Nyiragatwa na Nyamukecuru haturaga abantu bitwaga Banzigiye no kwa Muyovu kubahazi. Aho habaga ahantu bacukuraga ingwa nyinshi ku buryo iyi misozi iki kibuga wakicaragaho ukabona ingo z'abaturage z'umweru kubera isuku ya Semugeshi yari yarazanye. Ndetse abakuru banatubwiraga ko abantu bavaga mu Kinyaga bakava mu Mvejuru bakava mu Mutara baje kureba imiturire y'ubufundu kugira ngo bajye kwigana izo nzu z'umweru. Mu bikorwa remezo Shefu Semugeshi yavuguruye imigenderanire, ahanga imihanda, uduhanda dutoya twahuzaga ingo z'abaturage bitaga imigenderano kugira ngo babone inzira, kandi inzira nziza. Yakoresheje imihanda myinshi. Urwego rw'isuku Semugeshi yarayikomeyeho cyane ku buryo yajyaga ajya mu ngo z'abaturage atunguranye kugira ngo ajye kureba ko abagore basasira abagabo babo neza. Yajyaga kandi mu mashuri, ishuri ryo mu Cyanika ku batazi ni hari imbere yacu, ni ya paruwasi niyo mwaka w'1935 ni ya kera, niho abantu bazaga kwiga bavuye hirya no hino muri yahoze ari Perefegitura ya Gikongoro. Semugeshi rero yajyaga ajya mu mashuri akigisha abana koga, akigisha abana kugira isuku, ndetse nawe akiheraho akabereka uko abigenza kuko yari n'inzobe, ku buryo ubuyobe bwe bwatumaga nawe isuku ayikomeraho cyane. Mu rwego rwa siporo Shefu Semugeshi yateje imbere imyidagaduro. Niwe washinze ikipe y'amagaju n'ibihogo. Amagaju yakiniraga ku iki kibuga turiho twibukiraho. Iki kibuga nabiganiraho cyane na nyakwigendera imfura Professeur Rwanyindo Pierre Ruzirabwoba uvuka inaha. Ambwira, reka mvuga amagambo yuko yabimbwiye ku kijyanye n'amagaju, ati hari amagaju, ibihogo n'impinyuza. Uwabaga mu bihogo ari umuhanga bamuzanaga mu magaju. Impinyuza yo yari igizwe n'abasore bato bari bafite hagati y'imyaka kuva kuri 15 kugeza kuri 20. Noneho naho uwo babonye ari umuhanga bakamuzamura mu bihogo. Murumva ko iyo yari nk'akademi y'umupira w'amaguru. Hari amagaju ni kipiri hejuru, ibihogo biri hagati, hakaba n'impinyuza. Mve iyo akademi y'umupira, ubwo bwenge, ubwo buhanga ni Shefu Semugeshi wabutangije ahangaha. Kandi Semugeshi yanabivanaga ku mwami Musinga kuko yarerewe kwa Musinga ibwami ari mutoya. Ubundi we yakomokaga mu Kinyaga Semugeshi, ariko yakuriye kwa Musinga, bituma ariho avana izi ndangagaciro mwumva zikomeye. Yewe iri shyaka ryo gukora neza ryahuzaga abanyabufundu bitangiwe na Semugeshi byaturukaga no mu itorero. Abana batangiraga itorero bakiri bato. Itorero ryakoreraga hano inyuma yanjye, hano inyuma rwose ahangaha muri metero nke cyane. N'ubu mu kanya nahagiye nzenguruka na meya, hari indi dosiye twarebaga. Itorero riracyahari, muzongere muhashyira itorero. Hana twanakuze hitwa ku itorero. Abakinnyi bazaga bagakina umupira hano bavuye mu itorero, bakitoza n'intore zikahaba, bikaba ibirori bikomeye cyane. Ibyo rero ayo matwara ya Semugeshi yamuteranyije n'abakoloni ndetse n'abamisiyoneri gatolika, kuko Semugeshi ntabwo yemeraga Imana gakondo. By'abazungu ntiyabijyagamo cyane, yemeraga Imana gakondo. Imyemerere yari kimwe nk'iya Musinga, noneho bituma bamwikoma. Ndetse abakoloni baza no kumugambanira, bamushinja, abaturage baramukundaga cyane, bamushinja yuko ngo yanyereje imisoro. Noneho bamucira urubanza rubera Astrida i Butare, rucibwa mu Gifaransa kandi atacyumva. Birangira bamukatiye imyaka 10 y'igifungo, bajya kumufungira i Bujumbura. Ntabwo yabyihanganiye, yaguye muri gereza kubera imibereho mibi, amazemo imyaka 2 gusa. Yumvikana ko nagahinda agomba kuba yaragiriye muri gereza. Asimburwa rero na Michel Rutarimara.
Michel Rutarimara yaje hano mu Bufundu mu mwaka wa 1943 aza we murumva n'izina rye yari umukristo yari yarabatijwe kubera ko yanize muri groupe scolaire Butare we yari yarize ntabwo ari nka Semugeshi kuba yaraje rero yarabatijwe kandi yarize muri groupe scolaire umva n'iri shuri ry'abafurere yakoranye neza na Kiliziya Gatolika yajyaga mu misa ibyo bituma nta kibazo kinini agira we yayoboye iyi sheferi y'Ubufundu kuva mu mwaka wa 1943 kugeza ku itariki ya mbere Kanama 1957 apfuye azize urupfu rusanzwe ariko Chef Rutarimara yakomereje mu cyerekezo cya Semugeshi ndetse kubijyanye no guteza imbere umupira w'amaguru amagaju Rutarimara yaramurushije nibagiye no kubabwira ko yaje ari chef mutoya yari umusore yaramaze umwaka umwe gusa yari chef n'ubundi aho bitaga mu Busanza y'amajyaruguru Busanza Nord ni muri territoire ya Nyanza sikure ya hano yari umusore rero ageze mu Bufundu ateza imbere amagaju akomeza ubwo bumwe bw'abakinnyi b'abahutu n'abatutsi bakiniraga amagaju kiri mu byayarangaga rwose akajya no kumenya gushaka abakinnyi b'abahanga ahandi akabazana mu magaju nubwo buryo yazanye umukinnyi bamwe muzi witabye Imana mu myaka ishize Frederico Maboneza bitaga Imboneza Gihumbi yavukaga mu Mayaga ku mubyeyi wari umugaragu kwa Kayondo akaba yari se wa Rutarimara ari no mpamvu nyine Rutarimara yarazi Kayondo nuko yari ise yari yarabaye umugaragu w'iwabo ariko azi umupira ajya kumuzana yaraje akina hano mu magaju kubashobora kuba bazi senateri Twahirwa André Maboneza n'umuvandimwe we yari umukiri muhanga rero ariko aza guhunga muri mwaka wa 1959 kubera ubwicanyi ajya muri Kongo yaje kugaruka nyuma undi muhutu uwo ni Maboneza yari umututsi hakaba undi muhutu wari uzwi cyane Zakaria Nkundukozera Zakaria yavukaga ari Kinyamakara ni muri ubuhagiye muri Huye ni inyuma hano imbere yanjye akamenya umupira nawe Zakaria bakamwita Mana y'ibitego yatsindaga ibitego byinshi bigatuma uwakinaga neza buri gihe Rutarimara yaramugabiraga inka Nkundukozera rero Zakaria yamaze kugira inka 20 muri 59 yarafite inka 20 kubera umupira Parmehutu iramumenya igihe batangiye kuvanaho abatutsi mu nzego Zakaria Nkundukozera bamusaba yuko yaba sous-chef ikinyamakara aremera ariko bashyiraho yuko agomba no kuzagira uruhare mu kwica abatutsi ko kwica abatutsi bari barabitangiye Nkundukozera arabyanga arababwira ati ntabwo nazabona icyo mbwira Rutarimara umva ko Rutarimara yari yapfuye 57 ariko muri 59 Nkundukozera avuga ati Rutarimara wangabiye ntabwo najya kwica abatutsi kuko sinazabona icyo mubwira murumva gukomera ku gihango cy'ubumwe uko kimeze kubera rero ubwo bumwe bwarangaga abanyabufundu kugira ngo Parmehutu ishobore kuhagira imizi abakoroni bafashije Parmehutu gusenya Inari barirwanyaga kuko Inari yasabaga ubwigenge bwavugaga yuko ababirigi bagombaga kuva mu Rwanda bagasubira iwabo Inari gasaba yuko havanwaho indangamuntu z'amoko icyo nacyo bakakiyangira Inari gasaba yuko hagomba kujya mu mashuri abana bose b'abahanga bagomba kwiga nta robanura rivuyemo icyo nacyo bakakiyangira kuko ivangura ryari hari mu mashuri Inari kandi gasaba yuko igihugu gikwiye kuyoborwa n'abanyarwanda ko hamaze kuboneka abanyarwanda bize bahagije ndetse ko hakwiye no kujyaho kaminuza icyo gihe nta kaminuza ari mu Rwanda kaminuza zari muri Kongo Inari rero nuko bayifashe nk'irwanya abakoroni hanyuma abapadiri b'abamisiyoneri bo barwanya Inari kubera iyo myumvire bashinjaga Inari ko ngo ifite imyumvire ya gikomuniste abakomuniste n'abantu batumvikanaga na Kiliziya Gatolika bayigerekaho icyo cyasha kugira ngo babone uko bayirwanya mu gushobora kwisenya rero babikoze hose mu gihugu
ariko hano mu Bufundu bahageze basanga n'abahutu benshi bahari nk'uko nabaha urugero kuri Zakariya Nkunduko Zera baracyabanye n'abatutsi nk'uko babitojwe na Semugeshi bakabitozwa na Rutarimara. Bituma kugira ngo bahashinge Parimehutu na Prosoma abashefu bari hano mu Cyanika n'abasushefu n'abi Bunyambiriri barabishe. Abarokotse barahunga, shefu wa nyuma Nizimurinda yahungiye Burundi. Uwari Bunyambiriri ni Ronari Birasa nawe nuko. Noneho bamaze kwicwa abandi bahunze bazana abaparimehutu bavanye Gitarama. Bo barerewe mu ndiri ya Parimehutu rwose bari no mu bayishinze babariho baza kuyobora Ubufundu n'Ubunyambiriri. Hano mu Bufundu bahazana witwa Rwasibo Jean Baptiste avuka imushubati mu karere ka Muhanga n'umwe mu bashinze Parimehutu intagondwa z'abahutu z'icyo gihe rwose. Ibunyambiriri hakurya hano Kaduha bahazana witwa Daniel Shamukiga nawe bamuvanye Gitarama. Mwumve bafasha abaparimehutu babiri babazanye mu ahantu higanje Inare kugira ngo bahasenye. Noneho rero bayifasha abirigi barayifasha bakajya baza hano kenshi gufasha Rwasibo gufasha Shamukiga. Hanyuma nuko abatutsi benshi bishwe abandi barahunga. Ubutegetsi rero busigara mu maboko ya Parimehutu, ingo z'abatutsi zigatwikwa kugira ngo baterwe ubwoba. Amatora muri 60 bashyizeho amatora. Mu gihe rero bateguraga amatora ingo zaratwitswe cyane mu mwaka wa 1960 z'abatutsi. Gutwika kwari ukubatera ubwoba, abatishwe bakabatwikira kugira ngo bababuze kuzatora Inare. Bakanabikangisha kandi bati amatora aregereje, uza Inare n'umwanzi w'u Rwanda, uza itora dore nawe bizamubaho. Nguko uko abahutu bagiye bahindurwa babi kandi bakagenda bigishwa ko abatutsi ari abanzi babo. Parimehutu rero iyo gahunda yo kuvana abatutsi mu nzego kubatwikira banayihaye izina. Hagiyeho politiki ya Parimehutu ku itariki 17 z'ukwa 11 1959. Ni politiki yo gukora ibyo byose. Mu Gifaransa bayitaga ngo ni détutsisation, mu Kinyarwanda ikaba gukubura abatutsi. Kubakubura mu nzego, kubakubura mu ngo zabo, kubakubura hose, yitwa ityo. Iyo gahunda rero yari ikubiyemo ibihe. Iyo gahunda yo gukubura abatutsi mu byabo no mu gihugu no mu mirimo byari ibintu bitanu. Icyambere, Parimehutu yabanje kwishimira ko muri 59 mu gihe cy'ibyumweru bibiri ko abatutsi bishe nako abahutu bishe abatutsi, kandi abatutsi benshi bakaba baravanywe mu mirimo no mu nzego. Barabyishimira babyandika batyo ngo rubanda nyamwinshi y'abahutu bishimiye kuba barihoreye kubikomerezwa by'abirasi by'abakandamizaga, ariko bakaba bafite ubwoba ko abo banzi babo nabo bazihorera byanze bikunze, kuko bazwiho kurangwa n'urwango rwinshi no guhora batava kwizima. Mwumve leta ihagarikiye ubwicanyi, abahutu bisha abatutsi. Hanyuma muri programme politique ya mbere itangijwe n'intangiriro ivuga ko iyicwa ry'abatutsi ryishimiwe, ko kandi abatutsi bari abantu babi, ko abahutu babyishimiye. Ariko bakongeramo akantu ko kuvuga ngo abahutu bafite ubwoba kubera ko abatutsi bahora n'urwango nirwo rubaranga, ngo iherezo bashobora kuzihorera. Iki kintu rero cyo kumvisha abahutu ko abatutsi ari abanzi babo, ko bagomba guhora bari maso kugira ngo abatutsi batazabica batazihorera, yabaye ingenga bitekerezo ikwizwa mu bahutu hose no mu buryo bwose. Hanyuma iyo nyandiko ya Parimehutu igakomeza ivuga noneho kubirebana n'imitungo yasizwe n'impunzi z'abatutsi. Impunzi ubwo barabahunze baragiye mu mahanga, ariko n'abavanywe mu Bufundu n'Ubunyambiri bakajyanwa i Nyamata, bakajyanwa na Rukumberi. Dore icyo bateganyaga ngo abahutu bararwanya ko impunzi zisubirana uburenganzira ku mitungo yazo. Barifuza gukemura ku buryo budasubirwaho ikibazo cy'umutwaro w'abatutsi. Urumva ko byatangiye gukomera. Ubwo Parimehutu iritirira abahutu bose ko ngo badashaka ko abatutsi basubira mu byabo. Ariko noneho Parimehutu ikongera ko abatutsi mu Rwanda ni umutwaro ku bahutu. Ibi no kubyita gutya ko abatutsi ari umutwaro ku bahutu ni nako byari bimeze muri manifeste
shingiro za Parmehutu. Manifeste shingiro ya Parmehutu yavugaga rwose mu magambo yumvikana ngo igihugu n'ibyacyo byose n'iby'abahutu. Umututsi ni kavamahanga, ni gashaka buhake, n'umwanzi w'umuhutu n'ingoyi. Ubwo mutekereze kuva muri 59 abaturage bigishwa urwo rwango, nta kuntu batari kurugira, kandi ni leta iriho irubashyiramo. Abana bavutse batyo nta buryo bari gukunda umututsi ngo bumve ko umututsi ari umunyarwanda nkabo. Ngaho urwango rwagiye ruturuka. Icya gatatu, iyo nyandiko shingiro ya Parmehutu ikavuga noneho ko ubutegetsi n'inzego z'ubutegetsi zigomba kuvanwamo abatutsi zigashyirwamo abahutu. Bakabivuga gutya, bagahera ngo mu butegetsi bw'ibwami ni ngombwa kuhavana abatutsi. Ibwami bwari bwo buyobozi bukuru bw'igihugu. Mu butegetsi bw'igihugu ni ngombwa naho ubwami turahavuye, ku bwami bugomba kuvaho n'abatutsi bakavaho. Icya kabiri, mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu gushyiraho abakozi b'abahutu muri za susheferi na sheferi, bagasimbura abatutsi bavanyweho, abahunze n'abazirukanwa mu minsi iri imbere. Urumva ko iyo gahunda yo gukubura abatutsi irakomeje, ntabwo yakozwe ngo irangire. Uvuga ngo hari abatutsi bishwe, hari abahunze, ariko hari nabo tuzakomeza kwirukana mu kazi. Aha gatatu, mu nkiko zose gushyiramo abacamanza b'abahutu. Icya kane, guteganya uburyo bwo gutuza impunzi no gushyiraho igice gituwe n'abatutsi, ariko tutabivuze ku mugaragaro ngo bishyirwe no mu itegeko. Gushyiraho igice gituwe n'abatutsi n'icy'abahutu, ariko ngo ntibishyirwe mu itegeko. Mwumve ko iyi ni porogaramu yo ku itariki 17 z'ukwa 11 1959. Ibi rero bamaze kubiteganya, nibwo guhera mu ntangiriro z'umwaka w'1960, kuko wa mushefu nababwiye yitwa Rwasibo yoherejwe hano mu kwezi kwa 12 ku itariki 12 Ukuboza 1959. Iyi porogaramu ari nawe wayikoreye inyandiko mvugo ikabgaye, aza mu bufundu rero aje kuyishyira mu bikorwa. Gufata abatutsi bimurwa ku gahato hano mu Cyanika n'ubufundu bwose, bajyanwa mu Bugesera, bajyanwa i Burundi, bajyanwa bibwa, ni Rwasibo wabiyoboye bishingiye kuri iyi nyandiko shingiro. Gutangira kubatwara byatanye mu mwaka w'1960. Noneho naho bazabajyana muri iyi nyandiko bikubiyemo, dore uko babivuga ngo kuri teritwari 10 ziri mu gihugu, teritwari ya Kibungo na Kigali niho impunzi z'abatutsi zigomba gutuzwa. Hakazifashishwa uburyo bukurikira: gushyiraho inkambi, gushyiraho uburyo bwo gufasha impunzi, hanyuma ubutaka n'imirima bizaba byarasizwe n'impunzi bugomba gutunganywa, hagacibwamo imihanda, noneho bugashingwa za susheferi zikazabutuzamo abahutu. Ni ukuvuga ngo amasambu abatutsi bazaba barasize, abajyanywe Nyamata, abajyanywe Rukumbera, abajyanywe Mushiha, Muyinga n'ahandi, azahabwa abahutu. Kandi niko byakozwe koko, niko byakozwe. Aha mu Cyanika imisozi niho ndayireba n'indi, amasamba amwe ndayazi, nakuze mbibona, yara y'abatutsi n'abahutu bari baragabaye na Rutarimara. Hari bake cyane babaye imfura, bake cyane banga kuyafata. Ariko hari umuntu abaheza nguni bajya barata witwa Saveri, dore inzu ye ngiri hariya y'amatafari hafi ya Yuriya Munara. Saveri Bizimana, Saveri Bizimana niwe ari burugumestre yafatanyije na Rwasibo. Aya masambu barayatanga pe, barayagabana. Hari n'abatutsi bagerageje kujya baburana, ariko iteka inkiko zikavuga ko batsinzwe. Umunsi natanze ubuhamya nazabivugaho birambuye, ariko reka mpame mu kiganiro. Bwa bumwe bwarangaga abanyabufundu no mu icyo gihe cyo kwirukana abatutsi babajyana i Nyamata, kuko imodoka z'ababirigi zarazaga ikamyo zigapakira, hakaba igihe umugore asiga abana cyangwa umugabo agasiga umugore we. Byabayeho, ikamyo ikabatwara indi gasigara. Hari abantu rero hariya ku Gasaka hatwagwaga na sushefu Gaspard Gasarabwe. Abahutu n'abatutsi bagera ku 1000 bishyira hamwe, banga ko sushefu wabo ajyanwa mu Bugesera. Baragenda
murabona yo muri Inyamagabe mu mujyi hariya hari imisozi hafi yo mu bisi, hari umusozi witwa Sovu. Baragiye abo Batutsi n'Abahutu bajya ku musozi wa Sovu, abagabo, abagore, abana banga ko sushefu wabo n'abandi Batutsi bakeya bajyanwa i Nyamata, barabarinda. Wari uyoboye yitwa Kajugujugu na shefu Rwasibo babura uko babigenza, n'Abaparimehutu bajya guhuruza Ababirigi bazana helicopter Kajugujugu n'abasirikare b'Abanyekongo bavuye za Kamina. Abasirikare b'Abanyekongo babaga hangaha bafatanya n'Ababirigi, baza na Kajugujugu barasa abaturage. Ariko na mbere yo kubarasa bari babanje gufatira Kajugujugu, banditse impapuro za tracte bavuga ngo Abahutu bari muri abo baturage nibitandukanye nabo, ko atari bo bashakwa, ko abashakwa ari Abatutsi. Abahutu barabyanga, ntibari benshi ariko barabyanze, barasanwa n'Abatutsi. Mwaka w'igihumbi kimwe 1960 ku itariki 22 Kamena 1960. Njya mbona abantu baduka bakajya ku mbuga nkoranyambaga bagasebanya bagatukana ngo Minisitiri Bizimana avuga ibinyoma. Iyi tariki bazaze bayibeshyuze ko itabayeho, ariko ntibashobora kubona icyo babeshyuza, baratukana gusa. Nkuko iyo bavuze icyo bavuga ngo nabyawe na Saveri, duhuriye he? Umwaka ushize nabwo naje hangira bimwe nsobanura, isoni zirabica, bashakisha bagahimba utundi ngo yarabyihakanye ngo ariko nyamara ni Saveri wamubyaye. Ngo mvada genda mwene Gakara Ntoni na Nyimirajya Ntoniya baruhukire mu mahoro. Wacu bahitaga kwa Ntoni no kwa Ntoniya. Yes. Nta Mukamasabo namenye banyitira, nta Saveri. Saveri ko barimbura Abatutsi akajya gukiza data te no gushinyagura. Ariko reka twikomereze ibintu bikaduca intege. Ubwo murumva ubwo bumwe Shehe Mugesi yasize hano Rutarima arakabukomeza, hari abaturage bakiya bwasigayemo ku buryo bafasha sushefu wabo bamukomeraho, barabicana. Ariko Gasarabwe baza kumufata, babanza no kumufunga, ariko waza kurokoka yaje kwitaba Imana nyuma. Ibyo rero iyi ideology, ubukangurambaga, ururwango kurukwiza bakoresheje uburyo bwinshi pe. Bagezeho bahimba n'indirimbo zishimira ko Abatutsi bishwe. Iyi porogaramu nababwiye yo gukubura Abatutsi ya detutization bayishyize no mu ndirimbo. Banagena yuko ubwami bamaze kubusenya, Rudahigwa bamaze kumwica, banahimbye indirimbo rwose zabyo zibyishimira. Reka mbarimbiraho agace gato. Nakuze nzibona hangaha abantu bitwaga ba Munyempara hepfo aha, ba Karisiti Munyankindi yahoza bivuga Esperance nuko bimwe nimwe yabatinye Shenge, yavuga ngo wari konseye Karisiti Munyankindi yari atuhirya hari, yari umuparimehutu mubi cyane Karisiti. Hakaba basebicankana n'abandi bakaziririmba, kandi bakaziririmba bavuye mu misa kwa padiri hariya, bari mu maregiyo, bari mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu na Maria, abana tukajya kureba. Bijya gutangira kuba bibi byabanje kuri Rukabuhu, ati ndarutabariye namwe muruharanire. Kayihura yafashe ya mbere, umubisha tahi Masaka, Dar es Salaam ibona babi, Nyanza ibi y'Abahutu, ubwizo mburamatare zirambara, Rwanda zirayitunganya, zayikuburagamo inzoka, zayikuyemo abagome, abo Yezu yatumye ivanjiri, bayoboye nabi by'ubutumwa, bemera na Parimehutu kuko ariyo pariti y'ukuri. Nakomeza murumva izo ndirimbo yitwaga ngo Parimehutu pariti y'ukuri. Mwumva amagambo arimo ngo bijya gutangira kuba bibi, ni nko kuvuga ngo ubwami dutangira kubukuraho, ngo byabanje kuri Rukabu cyari kivugo cya Rudahigwa nkubito y'imanzi. Ni kuvuga ngo tujya gutangira kwica Abatutsi no kubakuraho, twabanje kwica Rudahigwa, niwe twahereyeho. Murabyumva? Noneho
ati Kayihura nawe aramukurikira. Kayihura yari shefu wo mu Bugoyi, bakavuga n'abandi nyine bashefu ko ababisha, ubwo n'ababisha ngo ababisha bataha i Masaka na za Dar es Salaam, uvuga ko babatutsi b'impunzi barabita ababisha, barabita abanzi. Noneho ngo Nyanza iba iy'abahutu, ubwo nuvuga ko Nyanza iretse kuba ubwami nk'ubuyobozi gakondo bw'u Rwanda, iba iy'abahutu, bigiye mu ndirimbo no mu kivugo. Ngo Imburamatare zirambara, Imburamatare n'Abaparimehutu bafashe imihoro n'amacumu, ngo Rwanda zirayitunganya. Gutunganya u Rwanda ni ukwica. Gutunganya u Rwanda niyo politike bitaga detutisation, bitaga gukubura abatutsi, niko gutunganya u Rwanda. Bati zayikuburagamo inzoka, muzi ko abatutsi bitwaga inzoka, niko bari barahimye. Gukuburamo inzoka nuvuga ngo abatutsi bariho baricwa, barabakubuye mu gihugu. Ngo zayikuyemo abagome, Nyanza yavuyemo abagome, u Rwanda rwavuyemo abagome, abatutsi n'abagome, nibo bitirwa gutyo. Noneho bakanishongora bavuga ngo nabo Yezu yohereje kwigisha ivanjiri, bayoboye iby'ubutumwa, nabo bemera Parimehutu ko ariyo pariti y'ukuri. Kandi koko mu bashinze Parimehutu, abashinze Parimehutu ba mbere b'ingenzi n'abapadiri, nibo banayibereye abajyanama ba Musenyeri Dejemepe, Padiri Rufigi Dovenka no Mucyanika, Padiri wazungu barusha ubuparimehutu bene bo. Noneho mumva ko banabiririmbaga rwose bijya mu kamenyero. Mu mwaka wa 1963 murumva ko kwica byari bimaze kumenyerwa rwose. 1963 rero wabaye mubi, kuko wabayemo umwaka wo kwica mu buryo burambuye, ndetse icyo gihe n'amahanga avuga ko ari genocide ibera mu Cyanika, kuko bisha abagore, bica abana, bica 63 Noheli y'amaraso niko yiswe. Noheli y'amaraso rero muri Gikongoro gusa imibare yashoboye kumenyekana, hishwe abatutsi bagera ku 20,000 birenga. Cyanika Kaduha 20,000 n'abantu benshi cyane. Hari abapadiri babaye abantu b'intwari, padiri bamwe na bamwe b'abazungu, barimo Padiri de Jambrine Stanislas wabaga hano mu Cyanika, barimo Padiri Anthony Yasensi bahimbaga Rutubuka wabaga Ikaduha, barimo Aribazo yabaga Inyamasheke n'abandi. Bishyize hamwe abapadiri bagera kuri 15 bandika ibaruwa yamagana iyicwa ry'abatutsi bari babonye muri za paruwasi bayoboraga. Reka mfata agace gatoya mu nyandiko yabo, niho bakoresheje ijambo genocide. Ibaruwa inyandiko bayanditse ku itariki 15 z'ukwa mbere 1964, baravuga ngo twebwe abagatulika ntabwo tuzaba abanyuma batinya kuvugisha ukuri, kugira ngo tutazaba bafatanya cyaha kuri iyi genocide. Turasaba n'imbaraga zacu zose itangazamakuru rya Kiliziya Gatulika kohereza abanyamakuru baryo mu Rwanda, bagakora nketi itabogamye kubihabera, bagatanga amakuru mu banyagatulika b'i Burayi n'isi yose ku miterere y'iyi genocide ikorerwa mu gihugu cya Afurika, kiririmbwa hose n'abamisiyoneri ku bukristo bwacyo. Mwumve ko aba bapadiri bo bitandukanye na bagenzi babo, bariho baravuga bati mu gihugu cy'u Rwanda i Burayi bakeka ko gifite abakristo benshi kubera ko hari ababatijwe benshi, nyamara kiriho kiraberamo genocide. Turifuza yuko iyi nyandiko yacu ikwizwa mu binyamakuru n'inzego za Kiliziya Gatulika zikaza kureba genocide iri ibera mu Rwanda. Ibi rero iri jambo genocide rimaze kuvugwa, hari ibinyamakuru byinshi by'i Burayi byajohereje abanyamakuru baza mu Rwanda, Cyanika, Kigeme, Kaduha, Nyamasheke, Nyundo, Zaza, henshi habera ubwicanyi barabibona. Noneho mwitangazamakuru birasohoka, abambasaderi bamwe na bamwe barabyandika. Ubu Faransa witwaga Marc Barube, nkeka ko nigeze kubabwira hano wo mu Bubiligi, leta y'u Rwanda ibonye byasohotse, Musenyeri Perrodin ni wari umujyanama mukuru wa Parimehutu, abwira Kayibanda ati ibintu byakomeye, tabara. Ijambo genocide rero rivugwa ni isura mbi cyane ku gihugu, ugomba kujya kwibeshyuza. Perrodin ubwe abari bubanza yandika telegram ayohereza Radio Vatican, kuko Radio Vatican nayo yari yabivuze mu makuru yo ku itariki 10 z'ukwa kabiri 1964 ko hariho habera genocide mu Rwanda.
Perode aravuga ngo iyo telegaramu turayifite, ibyo mvuga si byanjye, ni byabo bantu. Ati ijambo genocide mwakoresheje ubwo ni Radio Vatican yandikira, ati ntabwo ari ryo, ati ntabwo Kayibanda ashobora kwica kandi ari umuperezida w'umukristo. Perezida w'umukristo ntiyakwica. Nyamara kugira ngo ibyo munabyumbe, Kayibanda niwe watangije iyicwa ry'abatutsi mu Cyanika mu mwaka wa 1963 ku itariki 21 z'ukwa 12 1963. Kayibanda yaje ku Gikongoro akorana inama na Prefet Nkeramugaba avuka ikiraro ni hakurya hano hafi, agena ugasigatanze amabwiriza yo kwica. Ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 Kayibanda yariziye ubwe. Ibyo biri muri raporo za guverinoma ni ibintu bigaragara. Asigatangije ubwicanyi. Nyuma Kayibanda amaze gusubira i Kigali, Nkeramugaba yaje hanga kuri iki kibuga cya Murizo, iki kibuga cyitwa ikibuga cya Murizo, ahakoresha inama n'abaparimehutu yo gutangiza gutera kujya kwica mu Cyanika hariya. Inama iba ku itariki 23 z'ukwa 12 1963 hano. Nyuma bategereza ko abakristo bajya mu misa, bagiye mu misa batera ingo zabo, n'abavuye mu misa bajya kubica. Hanyuma ibyo nibyo rero Perode yatangaje ngo Kayibanda ntiyakwica kandi ari perezida w'umukristo. Ntiyarabiyobewe. Icyambere rero ikindi leta yakoze, ubwo Perode amaze kubagira inama ndetse amaze no kuvuguruza ko nta genocide yabaye mu Rwanda, bohereje umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu kujya kureba aho abatutsi bishwe, imirambi gahambwa, guhisha ibimenyetso. Noneho bohereza wari komiseri mukuru w'igihugu wa polisi y'igihugu yitwa Mubirigi François avuka mu bace hariya ni ku Kigeme urenza akarere ka Nyamagabe gatoya. Dore Mubirigi yarangije yabitangiye raporo ndende, reka mfate mu duce dutoya tureba hano. Yavuze ati navuye i Kigali ku itariki 7 Mutarama 1964 nimugoroba ku mabwiriza ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, njya muri prefegitura zose zimwe na zimwe guhambisha imirambo yari tarahambwa, uvuga imirambo yabishwe. Ubwo mwumve leta yohereje umuyobozi wa polisi y'igihugu kujya guhisha ibimenyetso, kujya guhambisha imirambo yabishwe itarahambwa. Abyandika atya rero, ati navuye i Kigali tariki 7 Mutarama 1964 nimugoroba ku mabwiriza ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, njya muri prefegitura zimwe na zimwe guhambisha imirambo yari tarahambwa. Tariki 8 Mutarama 1964 mu gitondo nageze i Butare, mbonana na Prefet n'umukuru wa polisi i Butare, banyemerera ko imirambo yose yahambwe. Nakomereje ku Gikongoro, ngeze ku biro bya prefegitura mbonana na Prefet Nkeramugaba n'umukuru wa polisi ku Gikongoro, mbasaba guhamba imirambo yari itarahambwa. Mva ko ku Gikongoro ko yasanze hari imirambo itarahambwa, atanga amabwiriza y'uko iyo mirambo bayihamba. Arakomeza ati ngeze Cyangugu, nakoranye inama na Prefet Ngirabatware n'umukuru wa polisi. Nanone Prefet ansobanurira ko imirambo yahambwe muri Nyungwe kuri kilometero 40 uvuye kuri prefegitura. Urumva ko Cyangugu yahageze asanga barabirangije, asanga abatutsi bamaze kubahamba, bamwerekana aho bamuhambye muri Nyungwe, bayewe banamujyanye yo kuhamwereka aho hantu. Ati tariki 10 nafashe inzira igaruka i Kigali, sinatinda ku Gikongoro kuko nahageze nsanga perezida wa Repubulika ahari ari mu nama na Prefet. Kinacyo mugifate. Mumvize ko nababwiye ko ku itariki 21 Ukuboza 1963 Kayibanda yaje gutangiza inama y'ubwicanyi ku Gikongoro afatanya na Prefet Nkeramugaba ndetse na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Rwasibo wari warahabaye chef byo mwakimenye. Ku itariki 10 Mutarama Kayibanda yaragarutse, aje gukora isuzuma ryo kureba uko ubwicanyi bwagenze. Murumva ko ni raporo ya komiseri wa polisi bivuga. Atari ko ngeze ku Gikongoro kuko nasanze perezida wa Repubulika yahigereye ahari, sinahatinze nahise nigendera nsubira i Kigali. Ibi birabereka ikintu cy'ingenzi kimwe, ko iteka ubwicanyi bwakora abatutsi bwabaga buteguwe na leta kandi ari ibuyoboye. Hano murumva ko guhera 1963 ni Kayibanda we wiyiziye. Kuri iyi tariki ubwo rero Kayibanda amaze kuva ku Gikongoro, akoranye inama na Prefet, asanze imirambo yarahambwe, ngo bageniye n'ibindi bakora. Yasubiye i Kigali. Asubiye i Kigali yakoresheje inama ya guverinoma. Noneho mu nama ya guverinoma bemeza ko
basanze hari impunzi zikiri kuri paruwasi nkeya, mu Cyanika hari hakiri impunzi nkeya, Ikaduha naho zihari. Noneho bemeza ko izo mpunzi bohereza abaministre bakajya kuzirukana no kuzisubiza zikava kuri paruwasi no mu mashuri. Hano bahohereza ministre Nkezabera Damian. Nkezabera Damian yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, yavukaga muri Kigali. Ahageze, ariko reka mbibasomere kugira ngo nkoresha amagambo yabo. Ibyo ngiye kubasomera ni intumwa z'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare umaze no kumenya amakuru ya jenoside ibera mu Bufundu Gikongoro, bohereje intumwa. Noneho ziraza nazo zizenguruka aho hose hakorewe ubwicanyi, zikora raporo. Bakoze raporo yabo ku itariki 5 z'ukwa 2 1964. Dore uko babivuga, nafasha agace kareba Cyanika gusa. Bati paruwasi ya Cyanika iri mu zakozwemo ubwicanyi bukomeye ugereranyije n'ubwabaye ahandi. Abapadiri batweretse urutonde bakoze ruriho umubare munini w'abatutsi bishwe n'ababuriwe irengero. Impunzi zahamye kuri paruwasi kugeza ku itariki 14 Mutarama 1964 nibwo ministre w'ubuhinzi yazanye na prefe kubirukana, asiga afunze amazu yose na kiliziya. Ubwo amazu nari amashuri ya paruwasi na kiliziya arabifunga ngo babure uko bagarukamo, kandi atanga amabwiriza ko bagomba kuhava ku gahato bagataha. Icyo gihe hasigaye abana b'imfubyi 150. Abo mu miryango yabo barokotse bakagenda babafata uko babonetse. Ababuza babatwara, abo bategetsi bategetse ko batwarwa n'abahutu ku mpamvu zitari nziza, kuko abahutu batwaye abo bana nibo babiciye ababyeyi kandi babakoreshaga imirimo y'uburetwa. Iyo babagara abakobwa babagiraga abagore babo ku ngufu. Ku munsi twari duhari hari hasigaye imfubyi 30 z'abagore n'abapfakazi, z'abagore b'abapfakazi n'abana babo badafite aho bajya kubera ubwoba cyangwa kuba barasenyewe baranasahuwe ibyabo. Hari n'imiryango yari yarishwe irarangira. Bon, mpagarariye aha. Mwumva ko Ministre Nkezabera araje ahasanze imfubyi nkeya zisigaye zidafite imiryango yabo, kuko imiryango bari barayishe barayitsembye. Ategeka abahutu bisha ababyeyi babo kuba ari batwara abo bana. Niyo mpamvu nizi ntumwa zibazaga ngo abo bana bazabaho bate barerwa nabishe ababyeyi babo. Ntibabarize mu by'ukuri ntibyashobokaga. Bamwe bagiye banapfa nyuma, abandi bakabica. Ariko hari n'abakuze batazi inkomoko, bamwe baba n'intera hamwe rwose ruharwa bari bazi batazi ko nabo ababyeyi babo urwo bapfuye. Iki cyemezo cyakurikiyeho, murumva uburyo guverinoma igenda ari iyobora ubwicanyi, kandi mwumva ko nahereye kera yakurikije ikindi cyemezo cyo gushyiraho itangazo noneho rigereka icyaha ku batutsi. Iryo tangazo rya guverinoma ryanditswe ku itariki 29 Mutarama 1964 rivuga ko abatutsi biciwe mu Cyanika Kaduha ari bo babyiteye, ngo bari bafite akagambane ko kuzica abahutu babica bitabara, ndetse bakanongeraho ko ngo abari bashoboye ngo hari inyenzi zari zavuye Burundi ziracengera zigera ahangaha ngo zigamije gufata ubutegetsi Kigali no guhirika leta. Washaka gufata ubutegetsi Kigali ukaza mu Cyanika ngo uzahure na Kigali ukajya Kaduha hariya muri ya misozi koko? Iryo ni itangazo rya guverinoma ribivuga gutyo, ngo inyenzi z'abatutsi zashoboye gucengera mu karere ka Gikongoro, Ikaduha no mu Cyanika. Abo bantu bagombaga kugaba ibitero ku bahutu ku itariki 21 Ukuboza 1963. Iyo tariki 21 Ukuboza 1963 ngira ngo mwayifashe, mwumvise ko ariho Kayibanda yaje hanga. Noneho ubwo bahimbye n'ikinyoma cyo kuvuga ko Kayibanda yaraje asanga ngo hari umugambi w'inyenzi zari zaracengeye mu Cyanika n'Ikaduha zigamije kuzica abahutu. Nicyo bashingiyeho rero baracyubaka gutyo babeshya. Hanyuma Kayibanda asiga atanze amabwiriza yo kwica abatutsi. Barakomeje ngo abaturage bamenye ko ari bo bagombaga kwicwa nabi n'inyenzi zabinjiyemo, bagira umujinya n'umurakari, bahindukira n'ababicanyi barabica. Icyo gihe hishwe inzirakarengane zaraho, abaturage b'abatutsi bituriye aho ngaho, abana, abagore, abakecuru, abasaza baricwa. Ariko murumva uko leta ibibyitirira. Abakuri hano mu Cyanika muzi ngo z'abakecuru hari ba Veronika Nyiragasamunyiga, ba Veronika Kampuga, ba Felicita
n'abandi. Abo bose ni abakecuru biciwe abagabo muri 63. Abakecuru barature paruwasi babamaze. Ariko murumva ikinyoma cya leta kwabo abakecuru ni Padiri de Jamburini waje kubafasha kubaho, ariko baritirirwa ngo abagabo babo bari nyenzi. Ntabwo ari byo. Icyakurikiyeho kindi ni ikirero nacyo kibi. Iyo nkivuze nabo harabo birakaza, nabo uyu munsi babyihanganire kandi babyakire. Hakurikiyeho ko leta ya Kayibanda na Parimehutu bohereje intumwa mu mahanga ziyobowe n'uwari perezida w'inteko ishinga amategeko uvuka mu Cyanika wahabatirijwe Anastase Makuza, wari perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Boherezwa i Burayi bamara ukwezi n'igice bagiye gukwiza ibi binyoma ko abatutsi bishwe mu Rwanda atari abasivili, atari abaturage basanzwe, ko bari inyenzi zateye. Noneho leta irwanya inyenzi, abahutu bica bitabara. Ko ndetse niba bikomeje gutyo abatutsi bose bo mu Rwanda bazatsembwa. Iryo jambo gutsemba Makuza rivugira mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa. Dore murumva ako nakaga no kugira umuntu wize uvuka ahantu yakuriye akahabatirizwa akahiga akabazi ko iyicwa ry'abatutsi ryakozwe na leta nawe arimo n'ishyaka rya politike ari mu bayobozi baryo, akajya gukwiza icyo kinyoma atyo. Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye ku bumwe bw'Abanyarwanda, ku mahoro, ku mutekano, ku mibanire. Ariko murumva ko abari bashinzwe kuba ijisho ryanyu aribo barushya abaturage mu kwica. Ibi nanone rero 63 nayo imaze ku genocide rwose gukorwa gutyo, bwa buryo bwo kubyishimira nanone barongeye barabugarura, barongera bahimba izindi ndirimbo. Icyo gihe n'abanyura amatwi Parimehutu yari amaze gushyira ko yitwaga abanyura amatwi nayo ikaziririmba. Hari indi rero baririmbye rwose bashimira Rwasibo, mumvise ko yabaye chef hano mu mwaka wa 1961. Iyo ndirimbo rero nayo iteye ubwoba kuko si Rwasibo bashimiraga gusa, ubwo bashimiraga n'abandi ba Parimehutu bagiye bica hirya no hino. Reka nayo mfata igitero kimwe. Leta y'abatutsi ijya kurangira, hishwe Musinga hicwa Rwabugiri, uw'imperuka yabo yabaye Rukabu, iyumvira umurego wa Parimehutu. Utazumuhuta ajya areba Rwasibo, kandi agira ubufundu abume n'umutwe, iyumvira umurego wa Parimehutu. Sasu rya Rutagisha ryisasiye bane, yongeza mu murego Rutambuka arapfa, iyumvira umurego wa Parimehutu. Arapfa na Mutembe w'igikomangoma, ko yazize Nyabyenda w'umuporosoma, iyumvira umurego wa Parimehutu. Mbo iyi ndirimbo yitwa umurego wa Parimehutu, umurego wayo. Mwumve iratangiye ngo leta y'abatutsi ijya kurangira, hishwe Musinga hicwa Rwabugiri, uw'imperuka yabaye Rukabu. Ngo leta y'abatutsi ijya kurangira habanje kwicwa umwami Musinga. Ibyo nibyo umwami Musinga bamuciriye muri Kongo abari atabarira. Hicwa Rwabugiri, Rwabugiri nawe yari yapfuye hafi hariya Inyamasheke hafi y'Ikivu. Atari ko uw'imperuka ni Rudahigwa. Numva ko abami batatu Parimehutu iriho irigamba ko yabishe. None bati iyumvira umurego wa Parimehutu, iyikaba ari inyikirizo iza buri kanya, kandi mwumvise nuko injyana ari nziza. Bagakomeza ngo utazi umuhutu ajya areba Rwasibo, akandagira ubufunda akabumena umutwe. Nukuvuga Rwasibo, mwumva ko namutangiye, Rwasibo yavanywe Igitarama mu Marangara, araje abashefu w'ubufundu, ayobora ubwicanyi, ahashinga Parimehutu, amenyereza abahutu bo mu bufundu kwica. Noneho banabikize mu ndirimbo kwerekana ko Rwasibo ni umuhutu w'icyitegererezo. Utazi umuhutu ajya areba Rwasibo, akandagira ubufunda akabumena umutwe. Nukuvuga yica abatutsi b'abanyabufunda akabamaraho. Noneho rero bagakomeza n'ahandi, ubwo bavuye ubufundu bavuyeho,
baragiye bageraho bita mu Mvejuru ni hamwe hariya muri za Nyaruhengeri kuri paruwasi ya Kansi. Ikansi bishe shefu Mutembe bari Tazari. Nabagamba n'umupadiri w'umuperubara witwa Paul Crepe. Nibyo rero baririmba ngo isasu rya Rutagisha ryisasiye bane yongezamo umurego rutambuka arapfa. Uyu Rutagisha yari umuparimuhutu ukomeye ariko bari barigishije kurasa. Yari yigishijwe n'Ababiligi ajya rero kwica abatutsi Kansi bose abigiramo imbaraga nyinshi. Amasasu nta nubwo abaturage bari bayamenyereye, imbunda rero yaraturikaga bikamenyekana ko icyo ni ikintu nyine kidasanzwe. Ngo isasu rya Rutagisha ryisasiye bane yongezamo umurego umwe mu batutsi b'imfura bari bahari bazwi n'uyu bita Rutambuka arapfa. Ngo arapfa na Mutembe w'igikomangoma. Mutembe yari shefu nabibabwiye. Yicwa n'uwitwa Nyabyenda wo wari muri Aprosoma. Ngibyo izo ndirimbo ba Muyova barimbaga, ba Munyempara, ba Munyankindi Karisti, ba Sebicanka yewe benshi abana. Nibuka ko hari igihe navaga mu misa kumva bariho bararirimba mu mashuri, ukajya mu madirishya tukajya mu madirishya kumva izo ndirimbo naho twazumvira mu madirishya y'amashuri, kandi bavuye mu misa aba bantu baririmba ibi bintu. Yewe uku kwishimira kwica byageze naho babiha inyito z'ikuzo. Kwica abatutsi rwose Gitera yabyitaga ko ari nka pasika yo kuzuka. Ndetse Gitera umva niba wari washinze Aprosoma akagira n'ikivugo cyakanguriraga abantu b'ishyaka rye rya Aprosoma na Parmehutu uko bari bafatanyije. Iyo atangiraga ikivugo yaravuga ngo ndi Gitera kidaterwa ubwoba n'urwagwa, kidaterwa ubugabo n'urwagwa. Mbicuritse, ndi Gitera kidaterwa ubugabo n'urwagwa. Ashaka kuvuga iki? Ashaka kuvuga ko ingenga bitekerezo yigisha, urwango yigisha ku batutsi ari imyemerere ye imurimo kamere idaturuka kuba yanyoye akayoga cyangwa atakanyoye, hato hatazagira ukeka ko yaba biterwa n'ubusinzi. Ndi Gitera kidaterwa ubugabo n'urwagwa. Yanditse inyandiko imwe muri zo ngiye kubabwira, iyo yo kwishimira icwa ry'abatutsi. Iteka kwica abatutsi byajyanaga no kubyishimira. Yanditse inyandiko ku itariki 24 z'ukwa 12 1959 mu kinyamakuru cyitwaga Ijwi rya Rubanda Rugufi. Ati bagufi mwese ndabaramutsa, aleluya. Aprosoma ishyaka ry'abahutu turatsinze, aleluya. Bagufi mwese, aleluya. Bagufi mwese cyane cyane mwebwe abahutu, ni mucyo dufatana urunana, duhuza inama n'Imana, dusobeka imihigo, isaha yacu irageze. Ishyaka ry'abahutu Aprosoma ishyaka ry'abagufi Aprosoma n'ishyaka ry'abahutu Parmehutu turatsinze. Yemwe bahu nihasingizwe Imana mu ngururema, kuko yibutse ingabo ze abahutu n'abagufi, uwanyu bakunda Yozefu Habyarimana Gitera. Ngako iyicwa ry'abatutsi ariho hararigeranya na Pasika, niyo mpamvu ariho agarura kenshi iyo nyito aleluya. Kubumvisha ko kuba bisha abatutsi ntacyo bitwaye, ni ikuzo kuri bo. Ati kandi ishyaka ry'abahutu turatsinze, ni Imana yatwibutse. Imana yibutsa abahutu kubera ko bisha abatutsi. Umva ko iki kintu cyo guhuza Imana no kwica kugira ngo n'abakristo bari barayobotse urukundo barureke, aba banyapolitike babi baragikoresheje, bagakoresha iyo nyito. Abantu bashobora koko kumva ko ubwoko bwasumbye ubunyarwanda, ndetse ko n'idini nkirisitu ugomba kuyireka rwose, ariko ukayoboka ubwoko hutu kandi ukica icyitwa tutsi cyose. Ibi rero reka ngere ku musozo aho ndangiriza. Habyarimana aho aziye n'abasimbuye Kayibanda ntacyo yahinduye. Kayibanda nawe yari yayoboye leta muri uwo murongo w'igihugu ko ari cy'abahutu. Habyarimana nawe aje abariko akomeza atyo. Urugero rumwe mba rwavuba muzi na amategeko 10 y'abahutu. Amategeko 10 y'abahutu yari yarahimbwe na Gitera, ayatangaza ku itariki 25 Nzeri 1959 muri mitingi yakoreye Ingoma y'abarwanashyaka ba Parmehutu na Aprosoma. Anabyandika mu kinyamakuru Ijwi rya Rubanda Rugufi cyari cy'ishyaka rya Aprosoma nyuma y'iminsi 2. Hanyuma
mu kuboza 1990 ikinyamakuru Kangura cyari gishyigikiwe na leta. Kangura yari yashinzwe na leta, bayitira umuntu witwa Hassan Ngeze, ariko yari ya leta mu by'ukuri. Yongera gusohora amategeko 10 y'abahutu. Ibyo byakozwe na Habyarimana ari perezida w'igihugu. Abagena none bakina bavuga ngo Habyarimana ntiyateguye genocide, ngo genocide yabaye yarapfuye. Sibyo. Habyarimana yateguye genocide guhera mu mwaka wa 1990 niwe ari ku butegetsi. 1991, 92, 93 kugeza ntangira 94. Genocide yateguye mu myaka yose niwe wari perezida. Amategeko 10 y'abahutu yo mu kwakira yo mu kuboza 1990, reka mbabwiremo 4. Irya kane riravuga ngo tuzafata nk'umugambanyi umuhutu wese uzifatanya n'abatutsi mu bucuruzi, uzashora amafaranga ye cyangwa ya leta mu kigo cy'ubucuruzi cy'umututsi, uzaguriza cyangwa kaguza umututsi amafaranga, uzorohereza abatutsi mu bucuruzi nko kubaha impushya zo kwinjiza ibintu, kubaha imyenda muri za banke, kubaha ibibanza byo kubakamo, amasoko n'ibindi. Uvuga ko hano Habyarimana na leta ye bariho barigisha ko igikenewe n'ubumwe bw'abahutu mu rwango rugenewe abatutsi, ko kandi umuhutu utazanga umututsi nawe azafatwa nk'umugambanyi. Mwumva ibaye programu politike ya leta, kandi mva ko turi 1990 niyo ntangiro yo gutegura genocide. Itegeko rya 5 ngo imyanya yose ikomeye yaba ya politike, iy'ubutegetsi, ubukungu, ingabo n'umutekano igomba guhabwa abahutu. Myanya yose. Ikibi cyane muri ho mwumvamo hano nuko ijambo umututsi nta na hamwe riri, ntaho rivugwa, nta na hamwe. Noneho itegeko rya 7 ngo ingabo z'u Rwanda zigomba kugirwa n'abahutu gusa. Ingabo z'u Rwanda. Irya 8 abahutu bagomba kurekeraho kugirira impuhwe abatutsi. Abahutu bose bagomba kwishyira hamwe, ntihagire n'umwe ugirira umututsi impuhwe. Mu buhamya Esperance yavuze, yabwiye umugabo witwa Godifridi. Godifridi yajyaga za guhahira abapadiri n'impunzi zari muri paruwasi ya Cyanika. Intara hamwe ubwo kuza kubahera ni kutubutike turi hariya, zikabanza kumwiyamati, wowe shaho uzongera uzatubona, kuko Godifridi yari umuhutu. Ariko Godifridi akagira undi muziro, yari yarashatse umugore w'umututsikazi, Maria uzamushaka yari umututsikazi w'inyamisave. Icyo rero bakakimwangira. Inshuro ya 3 Godifridi aje, yari umuntu uzwi. Godifridi yakinnye umupira hangaha, yari umukateshiste. Godifridi baramwica. Abantu bagahamanya Kalista bitwa ba Mudenge, bashobora no kuba barahangaha. Kandi bajye baza ni byiza, bajye baza, ariko ubutumwa babwumve banahinduke, bahinduke. Twizere ko n'abana babo babareze bakabara bahinduye rwose. Hari umwana twigeze guhura, twari duturanye hirya ngaha, umuhungu wa Rutebuka Martine, musanga Musanze. Abantu barambwira baturira mwana n'uwa Martine. Martine yari umuturanyi wacu, sogokuruza yari yarahatse sekuru bwarike, yarahatse Rwamasha. Umwana nje kumuramutsa na agoronome, ndamwibwira kuko wenda ashobora gutinya kuza, ko nanjye ndamuramutsa nti uri wacu umuvandimwe. Nubwo se Martine Rutebuka yamaze abatutsi Rutebuka n'umurabizi, yarafunguwe nawe duherutse guhura, anshahora yanga no kundamutsa, ndamuhagarika nura Martine, dore amazuye ngariye. Kuko twebwe turi abantu turashaka ko tubana. Mwara twiciye, mwara duhemuki, birenze guhemuka, mwagize nabi. Abakoze genocide bagize nabi. Mperutse kubona uwo yababwiye wateye grenade mu batutsi mu mpunzi hari bitwa Kazungu. Mubona ari hatanga ubuhamya kuri televiziyo yitwa Enjoy Africa TV ya Leopold Gasigwa. Leopold Gasigwa akora akazi keza ko gukusanya ubuhamya. Kazungu atangara rwose. Tubugome nagize nta zina bufitiwe, nta simfite uko nabyita, atariko narafunzwe nahawe igihano gitoya kuko nemeye icyaha. Nje nsanga leta yaranyubakiye, banyubakira inzu ntashoboraga no kuzibakira mu buzima bwanjye, ntafite ubushobozi bwo kubaka. Sanga leta yampaye inka, abana banjye bafite amata. Kazungu na Mudenge bavugana, baba bicanyi pepe bateye ubwoba. Ariko leta itunze imiryango yabo kubera ko n'abanyarwanda
tubafata nk'abanyarwanda nubwo aba ari abajenosideri. Turifuza ko ubu jenosideri bujyana na Kayibanda, bujyana n'Interahamwe, bujyana na Sindi kubwabo bugenda bukava mu bantu, bukava mu banyarwanda, mukaba abanyarwanda, tukaba abanyarwanda twese. Nk'abo Semugeshi yari yaratoje, abo Rutarimara yaratoje, yari yaragabiye. Abonye kuba perezida wa Repubulika Kagame Paul ayoboye nk'abanyarwanda afata kimwe. Ibi rero abihandagaza bahakana ngo jenoside ntiyateguwe, ndarangije ho murasi ndagiye kurangira rwose. Bati bazarebe uburyo jenoside yanakozwe hano ku Gikongoro muri 1963 nabwo uburyo ari Kayibanda waje, no muri 1994 ku itariki 18 Mata 1994 haje perezida Sindi kubwabo azana na ministre Kambanda. Tariki 18 z'ukwa 4 1994 baza gukoresha inama ku Gikongoro, bahuza abasuprefe bose, ababurugumestre bose, abayobozi b'inzego zose z'imirimo n'abanyamadini, bemeza kwica abatutsi aho bari basigaye hose batarishwa. Cyane kabari batarabica, Murambi bari batarabica, Musange, Kaduha, Kirambi, aho bari bishe ni Maheresho na Kibeho ni Mushubi. Aho handi hose hasigaye abatutsi bishwe ku itariki 21 murabizi, ku mabwiriza amaze gutangwa na perezida wa Repubulika Sindi kubwabo na ministre w'intebe Kambanda, bayaha prefe Bukibaruta n'abasirikare, abajandarume, kapiteni Sebura. Noneho nuko bagabye ibitero byose byo kuza kubarimbura icyarimwe. Murambi, Kaduha, Cyanika, izo site 3 gusa umunsi umwe w'itariki 21 Mata 1994 hishwa abatutsi barenga 150 ahantu 3 gusa kandi hegeranye. Jenoside ni leta yiteguye. Kambanda yaburanye mu rukiko mpuzamahanga nshinja byaha rwa Arusha mpanabyaha, yemera uruhare rwe ku giti cye na guverinoma mu gutegura no mu gushyira mu bikorwa jenoside. Dore uko yabyemeye, avuga ati ndafata tundu dukeye ngo jewe Yohani Kambanda nemera ko mu mwaka wa 1994 mu Rwanda hagabwa ibitero byinshi byateguwe byibasiye abaturage b'abasivile b'abatutsi biturutse ku mugambi wo kubarimbura. Uri minisitiri w'intebe Kambanda ubyemereye urukiko ati jenoside twakoze yavaga ku mugambi wari warateguwe na leta wo kurimbura abatutsi. Umugambi, gahunda, politike, umugambi. Mu mugambi ntabwo harimo indege ntayihuriye n'ibi ngibi. Niyo Habyarimana adafashe jenoside bari kuyikora, yateguwe kubwe. Kambanda akomeza avuga ati nka minisitiri w'intebe n'abari bagize guverinoma nari inyoboye, twazengurutse perefegitura ya Butare, Gikongoro, Gitarama, Gisenyi na Kibuye, dushishikariza ba perefe, ba burugumestre n'abaturage muri rusange kwica abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi. Kuvuga ngo guverinoma yose uhereye kuri perezida wa Repubulika Sindi kubwabo, minisitiri w'intebe Kambanda, ba ministre, ba perefe bagiye muri buri prefegitura, cyane cyane bavuga izo majyepfo, gutanga amabwiriza yo gukora jenoside ku batutsi bose. Gutanga amabwiriza ari guverinoma ibiyoboye. Ibi rero bimaze gukorwa, minisitiri w'intebe Kambanda yarongeye agaruka ku Gikongoro ku itariki 29 z'ukwa 4 1994. Yongeye kugaruka ku Gikongoro gukora isuzuma ko jenoside yarangiye neza muri Gikongoro, nta batutsi basigaye bataricwa. Noneho mu inama ibi byanagaragaye mu rubanza rwa prefe Bukibaruta mu Faransa, birimo mu nyandiko y'urubanza n'ababurugumestre nkangezaho yabitanzemo ubuhamya, biranditse rwose, biri mu mwanzuro w'urukiko ko muri inama yayobowe na Kambanda ku itariki 29 z'ukwa 4 1994 ku Gikongoro, buri burugumestre na buri suprefe batanze raporo y'uburyo jenoside yakozwe kuri site zose bari bashinzwe. Banagaragaza abatutsi bari bazwi batamenyekanye ko baba barishwe cyangwa batarishwe, hafatwa n'icyemezo cyo gukomeza kubashaka no kubamaraho. Murumva, iyo ni gahunda ya leta. Ya tariki 21 Mata 1994 umunsi bica abatutsi kwizi site 3 Murambi, Cyanika, Kaduha,
guverinoma yakoze ibindi bintu bibiri. Mu gitondo hari kuri Radio Rwanda Minisitiri Karemera Edouard ubutegetsi bw'igihugu, witwa Shingiro Mbonyumutwa wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, uwitwa Mbonampeka Stanislas wari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya PR, uwitwa Iyasente Rafiki wari Minisitiri w'imibereho myiza muri jenoside. Mutekereza bakoze ikiganiro gikomeye kuri Radio Rwanda gikangurira abahutu aho bari hose batari bitabira ubwicanyi kubijyamo. Shingiro Mbonyumutwa ubu ngubu abana be baba mu Birigi nabo barihandagaza bari mu bantu bapfobya jenoside cyane, bitwa ba Gustave Mbonyumutwa, baruhumuza Mbonyumutwa n'abandi. Umugore wa Mbonampeka ni mushiki wabo, ni nyirasenge wabo basore, ariko bajya kumbuga nkoranyambaga bakiyamamura ngo se yari umwere se yari gitangaza. Shingiro Mbonyumutwa imbere y'urugo rwe Igitarama, mu mujyi wa Gitarama, hari bariyeri yari nyirantarengwa yari yarahashyizwe. Raporo zahabwaga Kambanda nka Minisitiri w'Intebe ni Shingiro Mbonyumutwa azakiraga akazisoma agahikoramo inshamake ashyikiriza Minisitiri w'Intebe y'uburyo jenoside igomba gukomeza. Ku itariki 21 Mata murumva nibo bagiye kuri Radio Rwanda noneho gushishikariza abaturage bose b'abahutu aho bari batarica kujya mu mugambi wo kwica. Ku mugoroba wo munsi murumva ko uyu munsi no wishwe abatutsi benshi pe hose kuri za abatutsi bishwe ku itariki 21 Mata 1994 barenga 400 hose mu gihugu, cyane cyane muri Gitarama, Butare, Gikongoro na Kibuye. Ni mugoroba wo munsi Kambanda yafashe ijambo kuri Radio Rwanda yo ku itariki 21 Mata, aravuga ngo ntituzigera duhunga na rimwe, tuzashikama turwane intambara dutsinda umwanzi duhereye kutwihishemo. Ibyo biracyakomeza kubereka iyi gahunda yo gutsemba abatutsi no kubarangiza iyobowe na leta kandi ariyo yayiteguye. Duvane amasomo kirero, amasomo nagiye nyavuga nihute. Icyambere, bikwiye guha abagize uruhare bose muri jenoside inshingano yo guhinduka bya nyabyo no gushyigikira ubuyobozi bwiza dufite burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame Paul. Ni ngombwa kumenya, ni ngombwa kwakira, ni ngombwa kumva ko u Rwanda rutakigendera ku bumwe bw'abahutu, u Rwanda rugendera ku bumwe bw'abanyarwanda, nibwo tugomba gukomeraho gusa. Icya kabiri, n'ukwibutsa abababazwa nuko tuvuga ubukana bw'ibyaha by'ubugome byakozwe n'abajenosideri, cyane cyane yari ababyeyi babo cyangwa bafitanye isano nabo, hakaba n'abashyira imbaraga mu kwibasira abavuga ukuri no kurengera ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo. N'ukubitsa abo bantu ko igikwiye u Rwanda n'urwacu twese, nta urushaho undi uburenganzira, tugomba kurubanamo twese kandi neza. Abanyarwanda bavuga ukuri ngo umubyeyi ukwanga akuraga urubanza rwamunaniye. Ndabwira abo bantu bakihambira ku byaha bya base na basekuru ko nta kinyoma gitsinda ukuri, ntibishoboka. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda izakomeza gufasha abanyarwanda kuva mu icura burindi ry'ironda bwoko n'ivangura iryo ryo ryose ryatewe na leta za kera. Abakuru rero ni mutanga umucyo mu bana, mubabwira ukuri, urwango n'ironda bwoko bisezererwe burundu. Abakoze jenoside namwe igikwiye kuri buri wese ni ukuzirikana mubivanye ku mutima ubugome mwakoranye, ubwicanyi ndengakamere ku batutsi, mukababazwa nabwo, mugahinduka abantu nyabana. Nongeye dusoza nkomeza abacitse ku icumu barimo Mbarwa, Mwarokokera mu cyane kandi abizi muri Mbarwa rwose, mukomere. Jenoside yahitanye abacu benshi cyane mu mezi 3, mukomeze mutwaze gitwari, ntawe uzongera kubakomeretsa, ntawe uzongera kubahiga, byararangiye rwose. Ndanashimira bake cyane ni Mbarwa bashobora kuba barahisha abatutsi hano mu cyane kanarashakishije narahebye. Nubwo Esperance yatubwiye Damascene yaramuhisha ariko yica nabandi, mwene Murekezi na Nyesi
na nyina afungiye jenoside. Uguhisha rero ariko akica abandi burya ntacyo abakoze. Yego abaguhisha ariko abo yishe nabo babara abantu. Uwo tumufata nk'umujenoside rwose. N'umujenoside. Abenshi rero hari benshi babikoze batya. Naba abajenosideri baburanaga Arusha n'ahandi yabonaga ngo ariko hari umututsi nahishe cyangwa ngo mfite inshoreke yo mututsikazi. Ibyo nta kibisobanuye. Ariko hari abanyamahanga bamwe nababwiye nka Padiri de Jambrine, Padiri Robert de Boss, Yanses Rutubuka n'abandi. Reginald de Grender, umupadiri witwa Reginald de Grender yabaga i Nyamirambo, ariko yavaga i Nyamirambo akaza mu Cyanika muri 1963 akagemurira akazana imiceri bagaha impunzi z'abatutsi. Umusuwisi witwa Donigile Viome wigishaga muri groupe scolaire Butare yaje mu Cyanika buri munsi we n'umugore we Judith bakandika umunsi ku munsi ibyo babonye no bagatabaza amahanga. Ukuri kuramenyekana. Aba bantu ntidushobora kuzabibagirwa. Abantu nka Zakariya Nkundu ko zarana mubabwiye duhere ku izo mfura za kera zanze gutatira ubunyarwanda, zanze kwinjira muri bwa bumwe bw'intagondwa z'abahutu bagaharanira ubunyarwanda. Nicyo rero mbasaba, nicyo tukwiye gukora twese, duharanire kuba abanyarwanda. Cyanika izongirebe ya Cyanika ya kera aho abahutu n'abatutsi bakinaga mu magaju bakishima bagasangira ibirori bagasangira ibyiza. Ndabakomeje mwese mugira amahoro n'amahirwe.